Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Staike Muganga. Uyu munsi noneho turavuga ku burwayi bw'impyiko. Abantu benshi iyo umuntu ababajije ngo impyiko ziba hehe, abenshi barasubiza ngo zibamo hano. Kino gice mu by'ukuri ntabwo ari cyo kibamo impyiko. Nkuko mubona kuri iyi foto, impyiko ntabwo ziba hano hasi, ahubwo ziba mu gice kigana hejuru gatoya, ahagana inyuma mu mugongo, munsi gato y'imbavu. Nk'aha ngaha hejuru niho ziba ziri. Mwo imbere ariko ubwo ziba ziri inyuma gatoya y'imikaya, ni mu nda ariko ahegereye inyuma mu mugongo. Impamvu abantu benshi bavuga ko impyiko ziba hano ni uko rimwe na rimwe umuntu ajya kwa muganga ariho ababara muri kino gice cyo mu kiziba cy'inda. Noneho kubera yuko impyiko ziba hano hejuru, imiyoboro y'inkari n'ubundi iramanuka ikanyura ikagera mu ruhago inyuze muri kariya gace. Ubwo rero iyo harimo nk'ama infection cyangwa se imyanda, rimwe na rimwe ibintu bifitanye isano n'inkari bishobora kukubabaza muri biriya bice, bitewe n'uko ariho imiyoboro y'inkari imanukira ikinjira mu ruhago. Hanyuma iyi nkari zivuye mu mpyiko zikagera mu ruhago, zisohokera mu gitsina nk'uko abantu benshi musanzwe mubizi. Hanyuma ni izihe ndwara impyiko zishobora kurwara? Iyo umuntu avuze ngo ndwaye impyiko, cyangwa se kwa muganga bakubwiye ngo impyiko zawe zifite ikibazo, ni ubuhe burwayi butandukanye umuntu ashobora gutekerezaho bujyanye no kurwara impyiko? Impyiko ubundi ni imwe mu nzungano z'umubiri zifatanya n'umwijima kuvana uburozi, gutunganya no kuyungurura amaraso. Mu kiganiro cyashize twavuze ku bijyanye n'umwijima, ariko noneho umwijima ntabwo ari wo wonyine ukura ibintu bijyanye n'uburozi mu mubiri, cyangwa se ibintu bishobora kwangiza umubiri ngo ubikure mu maraso. Nta nubwo umwijima ari wo wonyine uyungurura amaraso. Umwijima ufatanya n'impyiko, biba bifite ukuntu bigabanya. Ni ukuvuga ngo hari substance zimwe, hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kuvanwa mu mubiri n'umwijima gusa, hari n'ibindi bishobora kuvanwa mu mubiri n'impyiko zonyine, hari n'ibishobora n'ibyo impyiko n'umwijima bifatanya kuvana mu mubiri. Rero ari impyiko ari n'umwijima, zose ni inzungano zifasha kuyungurura amaraso no gukuramo imyanda no gukuramo ibintu byose bishobora kwangiza umubiri. Hanyuma ibivuye mu mwijima byo bihita bimeneka mu byo kurya bikaza gusohokana mu myanda, mu gihe ibivuye mu mpyiko byo bisohokera mu nkari. Hari imiti imwe n'imwe umuntu ashobora kunywa, wamara kuyinywa ukaza kumva mu nkari zawe harimo kunukamo ya miti. Kubera iki? Kubera yuko impyiko arizo ziba zasohoye bya bintu, bimwe mu bintu bigize ibikoze ya miti, iby'umubiri ufata nk'imyanda. Impyiko rero ni urwungano rw'ingenzi, kubera yuko amaraso yose, hafi ya yose, byibura nka 95% by'amaraso agize umubiri aba anyura mu mpyiko byibura isaha ku yindi. Buri minota runaka amaraso arazenguruka akagera mu mutima, yamara kugera mu mutima akaza kumanukira muri aorte. Noneho iyo amaze kugera hano hepfo, mbere yuko akomeza, akenshi hari ishami ry'umuyoboro w'amaraso ryambuka rikajyana amaraso mu mpyiko. Noneho amaraso yava mu mpyiko akaza gukomeza mu mubiri azenguruka. So iyo amaraso rero yinjiye mu mpyiko, impyiko zirayayungurura. Mu mpyiko habamo utuntu tw'uduheha twizingazinze bita amanephron, cyangwa se hari glomerule, hari nephron, hari aho inkari zihingukira, agace gafatanye n'imiyoboro y'amaraso kanyunyuza mu maraso ibikenewe kuvamo. Impyiko zikagenda zinyunyuzamo ibyo zikeneye, zinajugunya ibyo zidakeneye. Impyiko ni nazo zigabanya, ziringaniza ibijyanye n'imyunyu ngugu yo mu mubiri, hakubiyemo umunyu usanzwe, sodium na chloride, ndetse n'indi myunyu yo mu mubiri nka za potassium, za magnesium n'ibindi. Biringanirizwa mu mpyiko,
ni nayo mpamvu mu gihe inkari ziba zimeze nk'izifitemo akantu k'umunyu, kubera yuko umunyu wose ubaye mwinshi mu mubiri ugomba gusohokera mu nkari. Mu gihe ibijyanye n'isukari ibyo akenshi bimanajingwa n'umwijima. Impyiko rero iyo zangiritse, kwa kuyungurura amaraso bitangira kugenda gahoro. Impyiko zishobora kwangirika mu buryo mu kigero gitandukanye binatewe n'uburwayi butandukanye. Zishobora kwangizwa n'imiti runaka umuntu yanyweye. Hari igihe hari indwara zimwe na zimwe izo bita autoimmune disease, umubiri ubwawo wirwanyiriza impyiko zawo, ugatangira kuzishwanyaguza cyangwa kuziteza ibibazo, ariko bitewe n'umubiri ubwawo. Hari umuvuduko w'amaraso. Iyo umuntu afite umuvuduko w'amaraso akaba awumaranye igihe, hari ukuntu amaraso yinjira mu mpyiko afite pressure, afite imbaraga nyinshi, bikaba byatuma tuheha twabonye two mu mpyiko dutoya dutangira kwangirika. Amazi ari mu mubiri, ari mu maraso, agatangira kujya atobora utwo duheha akajya hanze. Ibyo bikaba byatuma umuntu arwara impyiko. Donc umuvuduko w'amaraso w'igihe kinini ubwawo ushobora gutuma umuntu arwara impyiko. Ariko nanone n'izindi ndwara, urugero nka diabete cyangwa se ziri chronique, zishobora gutuma umuntu arwara impyiko, ariko cyane cyane diabete. Diabete ishobora kwangiza impyiko z'umuntu, umuntu akaba yarwara impyiko biturutse kuri diabete. Impyiko nanone zishobora kwangirika by'akanya gatoya bitewe n'impamvu zitandukanye. Urugero, iyo umuntu agize ikibazo gituma amaraso yinjira mu mpyiko aba makeya, cyangwa se amazi agera mu mpyiko akaba make cyane ku buryo impyiko zirekeraho kuyungurura, icyo gihe zirangirika. Urugero, umuntu yarwaye indwara ituma aruka cyane cyangwa akagira diyare cyane ku buryo amazi amushira mu mubiri, akagira icyo twakwita umwuma cyangwa se dehydration. Mu gihe runaka impyiko zirangirika. Ariko nanone hari ama infection cyangwa ama microbe ashobora kugera mu maraso, ariko akaba yanakwataka impyiko nyirizina. Hari nk'ibyo bita glomerulonephritis cyangwa se pyelonephritis. Pyelonephritis ni igihe mu mpyiko hajemo amashyira atewe n'imyanda ishobora kugera mu mpyiko, either yazamukiye mu miyoboro y'inkari, kwa kundi umuntu aba afite ama infection urinaire, noneho mikorobe zikabasha kuzamuka muri iyo miyoboro zikagera neza ku isoko mu mpyiko, ariko amabagiteri ashobora no kwinjirira ahandi mu mubiri. Amaraso ashobora kuzenguruka mu mubiri harimo imyanda yagera mu mpyiko, akaba ariho izo mikorobe zikurira, akagiramo ama infection. So infection zo mu mpyiko nazo ni imwe mu ndwara zishoboka. Hanyuma hakazamo n'ibibyimba bimwe na bimwe. Hari ibyo bita polycystic kidney disease, aho impyiko igira ibibyimba bimeze nk'ibirimo amazi. Hari naho rimwe na rimwe impyiko zishobora kurwara kanseri. So urumva indwara z'impyiko ni nyinshi ziratandukanye, haba kuva ku bana kugera ku muntu mukuru. Umuntu wari wese ashobora kurwara impyiko. Ariko uburwayi bw'impyiko noneho kuba zarwara ni ikibazo, ariko no kuba noneho zamara igihe zirwaye ni ikindi kibazo. Uburwayi bw'impyiko tubukarasa mu byiciro. Hari impyiko z'ako kanya z'igihe gito. Umuntu ashobora kurwara impyiko by'igihe gitoya. Urugero, niba ari ama infection yabiteye, ama infection akaba yagiye mu mpyiko, impyiko zishobora kudakora neza, ariko by'ako kanya, ku buryo bakuvuye bakaguha antibiotique, bakaguha imiti y'ako kanya, kandi bakabikorera ku gihe, za mpyiko zirakira. Wa muntu twabonye urwaye akaruka cyane, akagira diare, akagira dehydration, ibyo ushobora kugupima kwa muganga warutse cyane, wagize diare umaze nk'iminsi 2 urwaye, bagasanga ibipimo byawe by'impyiko byazamutse cyane. Iyo ibipimo by'impyiko byazamutse bisobanura ngo impyiko zawe zatangiye kwangirika, ariko ni iby'ako kanya. Icyo gihe
iyo ubonye amaserumu ahagije ukabona imiti y'ako kanya, za mpyiko zishobora guhita zongera zikaba reversible, zigakira kandi ntuzongere no kugira ikibazo cyazo. Iyo rero hari umuntu arwaye impyiko ariko by'ako kanya aribwo bigitangira, babyita acute kidney injury. Ni ukuvuga ngo ni impyiko zagize ikibazo ariko kiri temporary, cy'igihe gitoya. Iyo impyiko zigize ikibazo cy'igihe gitoya ziba zishobora kuvurwa zigakira, cyane cyane iyo umuntu abyitayeho hakiri kare. Acute kidney injury cyangwa se za mpyiko umuntu arwaye mu buryo butunguranye cyangwa by'ako kanya, iyo zitavuriwe igihe cyangwa se icyabiteye gikomeje kikagumaho, bishobora kuzageraho nabyo bigahinduka chronic, cyangwa se bigahinduka iby'igihe kirekire, umuntu akabana nazo ntizongere gukira. Hakaza rero ubwo ngubwo uburwayi, icyiciro cya kabiri cy'uburwayi bw'impyiko ni chronic kidney disease. Ni ukuvuga ngo ni uburwayi bw'impyiko buri chronic cyangwa se budakira, impyiko zidakira. Chronic kidney disease ni ukuvuga ngo umuntu aba afite uburwayi bw'impyiko byibura amaranye amezi arenze 3, byibura amezi 3. Maze amezi 3 impyiko zawe zifite ikibazo, haba hari ibyago bikomeye yuko cya kibazo gishobora kuzagumaho kikamara igihe kinini cyane. Ariko nk'uko twabibonye, ntabwo ari ibyo gusa, hari impyiko ziterwa na diabete, izo bita diabetic kidney disease, hari impyiko ziterwa n'umuvuduko, arizo twakwita hypertensive kidney disease. Hari uburwayi butandukanye bw'impyiko, ndetse hari n'igihe mu mpyiko hashobora kuzamo imyunyu igakoramo utuntu tumeze nk'amabuye, ibyo bita kidney stone. Iyo hajemo iyo myunyu ishobora gukora amabuye mu mpyiko, nicyo gihe umuntu ashobora kugira ububabare bwo muri bino bice byegereye impyiko bukaze cyane, ku buryo ubwo bubabare akenshi buza ari ububabare butunguranye, ariko bukaba bukaze cyane ku buryo umuntu byanze kunze bamujyana kwa muganga. Bishobora kurangira bakubaze bagakuramo ka kabuye kabiteye. Hari igihe ubwako kivanamo kakibloka kakagenda bitewe wenda n'inkari zigasunitse. Hari igihe ka kabuye gashobora gukomeretsa mu miyoboro y'inkari bigatuma ukomeza kubabara. Utwo tuntu tw'utubuye, kuba inkari zishobora kwibloka zikifunga, noneho umuntu akagira ibyo bita hydronephrosis, aho amazi ajya mu mpyiko akikusanyamo bigatuma nabyo zangirika. Ni uburwayi bwinshi bw'impyiko dushobora kuvugaho. Tugaruke rero noneho kuri chronic kidney disease, za mpyiko z'akarande cyangwa se zizamara igihe. Iyo umuntu amaze igihe kirenze amezi 3 arwaye impyiko, haba hari ibyago by'uko azamara igihe kinini mu bitaro yivuza. Kuko impyiko iyo zamaze kwangirika muri ubwo buryo bugeze ku igihe cy'amezi 3 angahe, niho umuntu azakubwira ngo ndwara impyiko, ariko noneho mu buryo buhoraho. Ni ukuvuga ngo izo mpyiko hari imiti bamuha yo kugira ngo izistabilize, igerageze gutuma bidakomeza kuba bibi, ariko akenshi ntabwo bikira ngo bisubire kuri normal burundu, keretse bigeze igihe impyiko yawe bakayibaga bakaguhereza impyiko y'undi muntu. Ibyo bita kidney transplantation bibaho. Umuntu muzima ufite impyiko nzima, kubera ko umuntu ashobora gusigarana impyiko ikora bikemera, ubwo rero umuntu muzima afite impyiko nzima ashobora gufata impyiko bakayiha undi muntu, ariko hari ibipimo babanza gufata kugira ngo bapime iyo mpyiko y'uwo muntu ugiye gutanga impyiko nta kibazo ifite, bakareba niba nta burwayi nawe asanganye bwakwangiza impyiko nka za diabete, imivuduko n'ibindi, ariko bakazanareba niba hari compatibility cyangwa se guhuza hagati y'umubiri w'utanga n'utangwa, kubera ko hari igihe muri ibyo bya organ transplantation hari igihe batanga urugingo runaka umubiri ukarwanga,
kugira ngo rero umubiri utazarwanga hari ibipimo byinshi babanza kureba kugira ngo barebe ko bihuye. Bisobanura ngo ushobora gushaka guha umuntu impyiko ariko bapima bagasanga n'ubundi niyo wayimuha ntago umubiri we wayakira bikanga. So ariko usibye gutanga impyiko hari n'ibindi bita dialyse. Dialyse ni uburyo hari imashini yabugenewe ikora nk'impyiko iri artificielle. Iyo mashini ubwayo ifite ubushobozi bwo kuyungurura mu maraso ibyo impyiko zakabaye ziyungurura. Iyo mashini ikavanamo imyunyu ikenewe kuvanwamo, ikavanamo imyanda ikenewe kuvanwamo, iby'impyiko zakabaye zikora. Iyo mashini ishobora kubikora mu buryo buri artificielle. Iyo mashini rero niyo bita dialyse. None iyo umuntu agiye kuri dialyse hari ukuntu bafata kateteri kintu kimeze nk'urushinge kivoma amaraso bakakikujombamo. Bakunze gukoresha imitsi iri central like nk'umutsi w'aha ngaha cyangwa umutsi w'aha hepfo, imitsi minini. Noneho bakagera aho bavoma amaraso naho bayasubiriza mu mubiri. So bakuvoma amaraso akagenda akanyura muri ya mashini ikayayungurura, yarangiza ya mashini ikaza kugarura ya maraso yamaze kuyungururwa, yamaze kuvanwamo imyanda, akakugarukamo. Ni nkaho ari impyiko iri artificielle, ariko iyo mpyiko ni ikimashini kinini cyane ku buryo ntago ari imashini baguteraho ngo uyigendane. Niyaba byashobokaga ko iyo mashini iri artificielle wayigendana, umuntu urwaye impyiko bazajya bayimuha ikazajya ihora imuyungururira amaraso. Ariko urumva kugira ngo bahuze imitsi yawe y'amaraso, amaraso azajya asohoka anyure mu mashini agaruke, haba hari risque z'uko wakwanduriramo ama infection. Abantu benshi bari kuri dialyse bashobora kurwara ama infection mu buryo butunguranye, hari n'abicwa nayo. Ariko iyo mpyiko byibura ivanamo imyanda yakabaye yungururwa ku buryo umuntu ashobora kumara ibindi byumweru nka 2 cyangwa 3 adakeneye kuyungurira. Noneho ya myanda uko igenda yongera yikusanya, umuntu atangira kugenda yumva ibimenyetso by'uko n'ubundi yatangiye kongera kumera nabi, yatangiye kuremba, akongera akagaruka kuri randevu bitewe n'ikigero bamuhaye cyangwa se n'igihe bamuhaye. Bakongera amaraso bakayavoma, bakayayungurura, bakayamusubizamo, agataha. Ubutaha akazongera akagaruka, bakongera bagakoresha iyo mashini iyavoma ikayayungurura ikayagusubizamo, gutyo. Rero dialyse bayikoresha ku muntu either afite za mpyiko zabaye chronique zitazakira, barimo barashaka kumwongerera igihe cyo kubaho no kugerageza korohereza umubiri kugira ngo imyanda ye kwikusanya ngo abe ariyo imutera ibibazo. Nanone dialyse bashobora kuyikoresha ku muntu warwaye za mpyiko zako kanya, niyo zaba zitari chronique ariko zikabije. Hari impyiko ziza ako kanya ariko zikaba zangiritse ku buryo rwose kugira ngo bazigarure muri normal bisaba yuko bataho mu gihe zitarasubira kuri normal, baba bayungurura bakoresheje ya mashini kugira ngo umuntu akomeze abeho kugeza igihe impyiko noneho zo bwazo zizisubira. So hari umuntu ushobora kujya kuri dialyse akayijyaho 1, 2, 3, yarangiza impyiko ze zikongera zigasubirana ubuzima, ugasanga yarakize nta kiyibaho. Birashoboka ko umuntu ashobora kujya kuri dialyse arwaye impyiko zako kanya zigakira bikarangira. Ariko nanone ushobora kujya kuri dialyse ari bya bindi by'uburwayi bw'akarande butazakira, icyo gihe bigasaba amarandevu ahoraho, ukazajya uguma kuri iyo mashini kuzageza igihe either uzabonera iyo impyiko isimbura ya yindi cyangwa se kugeza igihe. Hari ibintu byinshi cyane twavuga ku burwayi bw'impyiko. Tuvuze kuri dialyse, tuvuze ku ndwara, ku burwayi butandukanye bw'impyiko. Imiti ishobora gukoreshwa mu kuvura impyiko byo ndumva twazabikorera ikiganiro cyabyo. Kugira ngo rero impyiko zikore neza bisaba ko umuntu akunda kunywa amazi, kanywa amazi kenshi kugira ngo umubiri, iyo impyiko zibuza amazi cyangwa se yo mu mubiri harimo amazi makeya, impyiko birazigora gukora, hanyuma zikaba zishobora no kwangirika. So impyiko ikintu cya mbere zikunda ni amazi, hanyuma kugabanya umunyu, ukirinda za ndwara nka diabete n'umuvuduko w'amaraso twabonye ko nabyo bishobora kwangiza impyiko. Hanyuma rero hari ibindi byo kurya, ibyo kunywa cyangwa se imiti
rimwe na rimwe ishobora kwangiza impyiko, biba bisaba gukoresha ibintu wandikiwe na muganga cyangwa se byakorewe ubushakashatsi bugaragaza ko nta kintu bishobora kwangiza ku mpyiko. Ndumva ibyinshi ku bijyanye n'uburwayi bw'impyiko tubivuze. Uramutse ufite ikindi kibazo watwandikira hano muri comment tukazagisubiza cyangwa tukazagikoraho ikindi kiganiro. Ushobora no kuduhamagara kuri 0780 242 ushobora no kutwandikira unyuze kuri wa3@kwivuza.com unyuze ahanditse uvugana na muganga. Murakoze rero, yari Dr. Esther Muganga, naho ubutaha.